Shalom, shalom, shalom bakundwa, shalom bene data, muri mwese Yesu Kristo umwami wacu amahoro byose nashimwe. Ubu twongeye guhura bene data umwaka mushya w'ibihumbi 2023 dushima Imana. Amen, haleluya. Ni umwaka umugisha, umwaka tugira ubuntu. Imana katwambukije mu mwaka wa 2022 nubwo twahoremo na byinshi, ariko Imana yacu irahari kandi igira neza, itwitayeho amanywa na nijoro. Dushima Imana ko twongeye kwambuka, twatugiye mu mwaka mushya wa 2023. Mu kiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose utugiye gukomeza ukuri kwamye, tugiye gukomeza tuganira ijambo ry'Imana, twungurana ibitekerezo k'ijambo ry'Imana, tugira ngo tujye twungurana ibitekerezo k'ijambo ry'Imana, tugira ngo nta muhanga w'ibi bintu baho, ahubwo no kungurana ibitekerezo. Amen, haleluya. Uyu mwaka rero w'ibihumbi 2023 numva ko bene data mu kiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose tuzibanda ku gitabo cya Zaburi. Burya Zaburi mu buzima tubamo ni igitabo cyangwa se ni kitugirira ubuzima, kiduha ubuzima bukomeye kandi budufasha muri byinshi. Amen, haleluya. Kugira ngo tubashe kumenya ko tubaho, duhura na byinshi. Umukozi w'Imana Dawidi muzi byinshi, ari yagiye ahura na byinshi, natwe duhura na byinshi mu buzima biducalenjinga, tukagira ibibazo ku buryo twumva ko ubuzima bwacu hari ahantu bigiye byazambye, tukavuga ko ibintu byazambye, ariko tuzagenda tureba uko Imana igitugira neza, uko turabaho mu buzima, turabana abantu, twamenya n'amaraso. Ariko uno munsi uyu mwaka mushya hari ikintu ushaka ko Imana idukorera. Imana igira ituvanye, ikatuvana hano ikatujyana ahandi, donc ibintu levels, tukava ku ino level tukajya ku yindi. Kandi Imana yacu igomba kwidukorera ko ni Imana y'ubuntu n'imbabazi, ni Imana rwose yuzuye ubuntu n'imbabazi bihe byose, igidukorera ibikomeye amanywa na nijoro, ikaturinda amajya n'amaza uko bukiye ko bwije. Bene data nshuti bakundwa, dusanga ikiganiro Yesu Kristo ibihe byose. Nicyo kintu nagira babwire ko no ku munsi wa kabiri nabwiye ko ku cyumweru kijya kiro ku cyumweru nabaye bize kuva kwa gatandatu kubera ibyo makesha ya bonane cyangwa se umwaka mushya. Mburuko ntegura ikiganiro byabaye ibintu byinshi byatumye ntashire iganiro kihe, ariko ntabwo rirarenga uno munsi tariki 2 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023, ntabwo turakererwa rero. Amen, haleluya. Uno munsi rero ijambo tugiye kuganira, turaganira ku 200 bene data, kandi nibyo njya ibihe byose iyo turi mu bintu by'imwe dushaka kumenya Imana. Nabye kuva kera ko tujya dushaka ko buri munsi ko dushaka kumenya, tugasoma ijambo cyangwa se umurongo umwe muri Bibiliya ujya dufasha buri munsi kuwutekerezaho, kugira ngo tubashe kumenya uko tugenda muri bino bihe cyangwa se muri no buzima bw'ibyo duhura nabyo kubw'ijambo ry'Imana. Amen, haleluya. Niyo mpamvu rero nkuko nambabwiye, uno munsi turakomeza iganiro cyacu rero uko bisanzwe. Bene data, tuganira ku ijambo ry'Imana kugira ngo twumve ikimana dushakaho iminsi yose, ikimana ibishaka ko dukwigira. Kuko ijambo ry'Imana ikintu kidufasha ibihe byose mu byo tunyuramo. Burya ikintu ngwa kumenya ijambo ry'Imana, kujya iva ngo ijambo yahozeho n'isi itararemwa. Burya Imana ijya kure mu mwana w'umuntu yabanje gutegurira ijambo tuzagenderaho. Niyo mpamvu bene data ubuzima duhura nabwo, bwaba byo twamaze kubona mu minsi yashize cyangwa se ibyo turimo muri kano kanya cyangwa se bizaza ejo, ijambo ry'Imana bene data nibyo byibereyemo. Ijambo ry'Imana nibyo byibereyemo, biridutunga muri byose. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo niba ushaka kumenya ibwira umuhanuzi utavangiye muri wowe, aguha iby'ukuri, aguha iby'umwuka bikwiriye. Udakeneye umuhanuzi ngo uzajye usoma ijambo, rizaza riguha ibyo wifuza, rikuyobore mu nzira nziza. Amen, haleluya. Imana yacu habwa icyubahiro. Ni ijambo, amajambo ari hano ajya dufasha ibihe byose, jya ntunga ibihe byose mu kubaho kwanjye, byo nagiye muha nabyo ijambo niryo rintunga. Nguvuga ati bene data, uyu mwaka wa 2023 Imana ituremera ibintu bikomeye.
Imana ituremera ibintu bikomeye, Imana idusubize ibyo twanyazwe mu buryo bwo bucakura, Imana idufashe kugira ngo byose Imana ibitugarurire, kandi Imana yirukana ibyo byose biduhiga, ibimpiga, ibiguhiga mwene data cyangwa se ibiduhiga bene data. Imana uno mwaka 2023 ibyirukana mu izina rya Yesu, idusubize ibyacu. Amina. Tujya tugira ibintu tujya twirukamo, tujya tugenderamo, ibintu tukajya dutekereza ko ari umugisha, ibindi tukajya dutekereza ko ari ibintu bidukwiriye, ariko mwene data bikajya kurangira usanga ahubwo ari Satani yakugenzeho mu buryo utazi. Ugasanga ni Satani yakugenzeho mu buryo utazi, udashaka kumenya rwose uko birimo bigenda. Ariko Imana yacu ishimwe yahimbazwe, kuko ni Imana igira neza, ni Imana ihuza ubuntu n'imbabazi. Muri byayibye ngo Imana yacu n'umutunzi w'imbabazi. Aho ndarimba ati igituba hafi kuruta imyambaro twambaye, niyo mpamvu iteka igituba hafi uko bikwiriye. Uno munsi rero tugiye kureba imirongo ibiri yo muri Zaburi. Atari imirongo ibiri kuko turi ku itariki ya mbere, twajishari itariki ya mbere, uno munsi itariki ya kabiri nibwo nkoze kino kiganiro, ariko ku byose bibiraho kugira ngo bitwubake mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Amina, haleluya. Tugiye kureba amagambo mato cyane rwose, ariko kandi manini, nta jambo ry'Imana rijya riba rito. Tugiye kureba amagambo y'Imana yanditse muri Zaburi 139. Amina, haleluya. Sorry, nimumva hari igicamo yamaze ibyumweru nari ndwaye inkorora rwose, mereye nabi, grippe, ndwaye na angine, byayemereye nabi cyane. Zaburi 139 aho rero tutangiriraho kuri uno mwaka mushya w'ibihumbi 2023 kwezi kwa mbere tariki 2 ku murongo waho wa 16. Umutwe w'ijambo dusoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uvuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Amina, haleluya. Ibi tuzajya tubisobanura, tuzatureye ko umutware w'abaririmbyi tuzamenya ninde hano muri Zaburi, umutware w'abaririmbyi uwari we. Amina, haleluya. None tuye ku murongo wa 16 dusoma izina rya Yesu, twavuga ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n'umwe. Amina. Imana cyabwe icyubahiro. Uno murongo rero bene data no shaka dutangiriraho kuno mwaka 2023. Wumve ko ibyo nyuramo byose, cyangwa se ibyo nyuramo, cyangwa se ibyo tunyuramo muri rusange, ntukagira ubwoba. N'umwana turabana abantu, ariko ni ijambo ry'Imana riraduhumuriza hano muri Zaburi 139:16 ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Amina, haleluya. Amina, nkiri urusoro. Nuva ko dufite ijambo ry'Imana tubwira ngo utaraba urusoro ngo munda ya nyoko ngo nari inkuzi. Urumva Imana kitumenya mu bihe bikome, itumenya kuva kera cyane, kera twe tudashaka kumenya. Uza kuvuka Imana arakumenye kera, imima nikuzi ngo utaraba urusoro munda ya nyoko. Bivuze ko natarashimenya gushaka na nyoko, bataranateretana maybe, Imana yari ikuzi, ikazi naho uzanyura naho uzava. Amina, haleluya. Ariko hano no ijambo ryo rirahamirize ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Na cyagihe umaze kuba urusoro munda ya nyoko, utangiye kuremeka, amaso y'Uhoraho Imana arakureba mwene data. Yaraturebaga, yarandebaga, yarakurebaga. Ijisho ry'Imana hari ibihe byose, ukomeze kose kwa rukase. Ijisho ry'Imana rigoraho waba ukora ibibi, waba ukora ibyiza. Ijisho ry'Imana rigoraho kugira ngo waba ukora n'ibyo bibi kugira ugaruke. Imana ntabwo ishaka gupfa guheba gusa, ntabwo Imana igipfa guheba. Amina. Ngo nkiri urusoro ngijisho ryawe ryarandebaga. Amina, haleluya. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose. Uri wa mutware w'abaririmbyi, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose. Amina, haleluya. Imana yacu dufashe cyane. Nuva ko byose Imana irabizi, iminsi tubaho Imana irayizi. Ni mu gitabo cye iminsi yanjye yo ko Imana yarayanditse yose. Iminsi yo kubaho kwawe mwene data Imana yarayanditse yose. Iminsi yo kubaho kwacu bene data twembi Imana yarayanditse mu gitabo cyayo. Amina. Ngo kandi yategetswe itarabaho n'umwe. Amina. Iyo minsi yategetswe, iyo minsi yategetswe itarabaho n'umwe. No kuvuga ko cyagihe Imana avuze ngo nkuzi,
utaraba n'urusoro mu nda ya nyoko. Iyi minsi yari hari iteguye. Urumva n'umunsi wa mbere ntabwo wari bwatangire. Uriya munsi tujya tuvuga ngo birthday cyangwa itariki y'amavuko. Uwo munsi ni wari bwabeho, ariko Imana yari ikuzi. Amina, haleluya. Mwumve ko Imana bene data ituzi mu buryo bwose. Iminsi yacu irayizi, ibyo duhana by'Imana irabizi, uko tugomba kubyambuka Imana irabizi, uko tugomba kwitwambutsa Imana irabizi. Ni Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi ihoraho iteka, iratwambutsa aho akomeye, ikatujyana mu bihe byiza, tukishima, tubabaye tukishima, cyangwa se warubabaye ukishima, wari wishimye ukababara. Ibihe by'uhoraho Imana bisimburana iteka ryose. Amina, haleluya. Ariko wumve ko bene data ahuri hose, ukuri kose, amina, ijisho ry'uhoraho Imana rikuriho ibihe byose. Ijisho ry'uhoraho Imana rindiho ibihe byose. Ijisho ry'uhoraho Imana rituriho ibihe byose, bitavuye n'umunsi n'umwe. Kuri imaze kutubwira mu ijambo ryayo ngo iminsi nari inyizi ngo nta n'umwe uranabaho. Ukiri cyagiye kumenya utaraba n'urusoro, iminsi yawe yari hari iteguye kuva ku munsi wa mbere. Ya munsi wa mbere Imana avuga ati umunsi wa mbere uzaba uyu nguyu, n'umunsi wa nyuma wawe twubana abantu urahari. Igibaho hajya tuba umuntu yatabarutse, n'umunsi wa nyuma kuba ku mwana w'umuntu, ubuzima bw'umuntu tubona bw'abahumeka umwuka bazima. Iyo minsi yose irateguye. N'utaravuka uno munsi n'uzavuka ejo, Imana imuzi muri bya bihe ataraba urusoro mu nda ya nyina. Amina, Imana ihabwa icyubahiro. Reka turebe umurongo wa kabiri muri Zaburi 89. Uno munsi tuga kwiyo 200 yonyine. 89 umurongo waho wa mbere. Amina. Indirimbo umutwe w'ijambo ngo indirimbo yahimbishijwe ubwenge ya Etani umunyezerahi. Abose tuzabareba ba Etani umunyezerahi. Amina. Ngo avuga ngo nzaririmba iteka imbabazi z'Uwiteka, abibihe byose nzabamenyesha umurava wawe n'akanwa kanjye. Amina. Imana ihabwe icyubahiro. Umva, kubw'ibyo bintu Imana dukwiye kumenya iminsi yacu. Niyo mpamvu iteka ibyo tunyina mu byose, ariko ntibizakubuze mwene data kuvuga izina ry'uhoraho Imana. Nzaririmba iteka imbabazi z'Uwiteka. Iteka ryose tuze turirimba imbabazi z'Uwiteka, aho twese tuvuga imbabazi z'Uwiteka, kuko dutunzwe n'ubuntu n'imbabazi. Dutunzwe n'ubuntu n'imbabazi bene data by'uhoraho Imana yacu. Kuko urazi ko amaze utangise avaho ngumva ngo mwese ngiye ataba imbabazi, mutunzwe n'ubuntu n'imbabazi. Ngo kuko twe twarabaye abanyabyaha bose tugomba kurimbuka, ariko ubuntu n'imbabazi biradutunga. Amina, haleluya. Imana yahabwa icyubahiro. Ni Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi. Niyo mpamvu nawe mwene data ahuri, kubera izo mbabazi yatugiriye, nawe ngomba gukora iki? Uzajya uririmba iteka imbabazi z'Uwiteka Imana yacu, kubera zihoraho ibihe byose, zihoraho isegonda iyo ariyo yose, zihoraho tiyerisi iyo ariyo ryose. Imbabazi z'uhoraho Imana zirahari. Amina, haleluya. Imana yacu rero yuzuye ubuntu n'imbabazi, kandi tuziduha uko tuzisabye. Imana iduha imbabazi. Mwene data ubyumve, uko usabye imbabazi, uko usabye imbabazi Imana iratugarukira n'ukuri ikatubabarira, twongera tukera de nka kuri yavuze ngo nubwo ibyaha bye byatukura tukutuku nzakweza bise na sheregi. Amina, haleluya. Ngibihe byose nzabamenyesha umurava wawe n'akanwa kanjye. Umurava w'Uwiteka Imana igitugiraho. Bene data Imana yadukunda, igitugiraho umurava ukomeye, ngo tujye tumenyesha abage inshuti z'abavandimwe n'akanwa kacu. Tubivuge, bivuge mwene data, reka tubivuge. Umurava w'Uwiteka Imana yacu, umurava n'akanwa kanjye, tujye twaturisha akanwa umurava w'uhoraho Imana yacu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bene data, icyo kintu twumve ko Imana igomba kukidukorera uko bukeye uko bwije, kuko Imana yacu ni inyamahoro. Imana yacu yuzuye amahoro. Imana yacu ntabwo arindwa. Imana yacu yuzuye amahoro. Bene data mu byumve, ni Imana idahemuka. Ni Imana idahemuka. Muri njye uri Imana yo kwizera. Amina. Uri uzahoraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bene data, n'aya magambo mato cyane uno munsi ndashaka twige mu munsi wa mbere w'umwaka 2022. Amina, haleluya. Ariko wumve ko Imana itubika ibintu bikomeye. Imana ituzi, Imana inzi, Imana ikuzi, Imana ituzi twembi.
uko turi kose Imana yacu iteye kutugira ibambe yiteye kutubabarira. Reka dutangira umwaka mushya wa 2023 tuvuga tuti Imana idutsinsurire ibintu byose bijya bitutsitaza muri byinshi, ibiduhiga ibihige mwana Imana ibyo bintu byose biduhiga ibihige, ibitsinsure rwose, ibitsinsure ibituvanireho ubutagaruka, maze itugarurire imigisha yacu, itugarurire ibyacu twanyazwe ku byibiro twagiye tunyuramo, hagisha twanyuzemo nabibabwiye, byose bigatuma tunyagwa ibyacu, ariko uhoraho Imana arahari, iteka ryose imbabazi zirahari kugira ngo ibitugarurire, tunge dushikame tuvuge imbabazi ze n'umurava we, tubyaturisha akanwa kacu k'ijambo ribitubwiye. Imana rebe amugisha bene data, kandi Imana ibagire neza aho muri mwese, mukomeze muryoherwe n'umwaka mushya muhire, umwaka wa 2023 ukomeze kuba mwaka w'amata n'ubuki, umwaka wuzuye urukundo muri bene data bashiki bacu, umwaka rwose ugomba kutubera umwaka w'igikundiro. Imana ibamugisha, kandi Imana ikomeze bagire neza mu banyu, Imana ikomeze tugire neza mu bacu rwose, imiryango yacu Imana ikomeze igendere mu mwaka, kandi Imana ikoremo ibikomeye. Bifurije amahoro y'Imana akomeze kubana n'uwari wese. Mu kiganiro cyacu Yesu Kristo ibiho byose nicyo kintu tugiye kuvuga ko uyu mwaka dushaka kujya tuvuga kuri zaburi cyane, kugira ngo tumenye uko tugomba kugenda, ko tubanamo byinshi ku mukozi w'Imana uko yagiye agenda, ariko Imana ikakomeza ikamusanga agenda ava mu mubiri afite kwizerwa n'uhoraho Imana. Imana ibamugisha ko tuzongera ku cyumweru, Imana ntihatugeza, kandi byizakora byose nibyo bikwiriye mu butwari bwayo. Shalom shalom, mwama amahoro abane namwe.